umuntu yize agakoresha imbaraga nyinshi. Abenshi bavuka mu miryango, sintekereza ko abantu bose bavuka i Kigali. Hari igihe umuntu yaravutse mu muryango ubwo uri mu bibazo bitandukanye, akavuga ati reka nihate nige nzarebe ko umuryango wanjye nawo ukura mu bibazo, mbese akaba ari we muntu abantu bose bategerejeho amaramuko. Noneho akaziga, agashaka akazi akakabura, umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mutekereze uwo muntu yari afite ibyiringiro byinshi, azi ko azarangiza kwiga akabona akazi, yarangiza agatera imbere, agateza n'umuryango w'imbere n'abandi bantu akabateza imbere, akazategereza akazi akakabura. Mutekereza ko umutima we umeze ute? Uyu muntu ashobora kugira ibyishimo bike mu buzima. Ariko Yesu ubeshaho abatagira shinge na rugero, Yesu ugaburira inyoni, apfumbatura igifuza agahaza ukwifuza kw'ibiriho byose, ashobora kuguha kwishima kandi udafite akazi, ashobora kuguha amahoro kandi uri mu mahoro make, ashobora kuguha kuruhuka kandi uri mu mibabaro. Hano nagira mbabwire ko Yesu ari we soko y'ibyishimo. Uyu muntu nawe ashobora kuba afite umutima ubabaye mu by'ukuri. Mutekereze umuntu yagiye mu rusengero, akajya mu rusengero azi ko ari ahantu ho kuruhuka, hanyuma agahura n'ibikomere atewe n'abantu batandukanye bo mu rusengero. Mu rusengero nagira ngo mbibutse ko atari ihuriro ry'abatagatifu, ahubwo ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Hanyuma nyuma yo kubabarirwa, ibikomere byo birakomeza. Hari igihe umuntu aba yarakiriye Yesu, ariko Yesu ataramubohora ku mvune zo mu mutima. Mu by'ukuri agakiza kuzuye gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Noneho hari igihe umuntu aba ataraha Yesu ibyo byose ngo Yesu amuhindukire isoko y'ibyishimo, amuhindukire kuruhuka kuzuye. Uwo muntu akaba mu rusengero, ariko mu by'ukuri ashobora gukomeretsa abandi. Abantu bose babanya akabavuyanga, agahora azana ibibazo bitandukanye, ntanyugwa, ibintu bimeze bike. Uwo muntu nawe ashobora gukomeretsa abandi. Noneho umwanzuro abantu bafata, aravuga tumva kuva nkomerekeye mu rusengero, nzajya ninjira ntawe nsuhuje, nzajya nkora ibyo nagomba gukora, ntahandi hantu mfiteho kujya. Hariho n'abanzi inzu y'Imana, akabona urusengero nk'ahantu ari ahantu hatari heza kubera gukomerekera mu rusengero. Ariko nagira mbabwire ko Yesu ari we soko y'ibyishimo. Ntabwo urusengero, ntabwo pasiteri, ntabwo korali uririmbamo, ntabwo itsinda ry'abo mu bakorana umurimo w'Imana ari bo soko y'ibyishimo. Yesu niwe soko y'ibyishimo, niwe muntu ushobora kukuruhura ukabaho ufite kuruhuka kuzura. Imigani 17:22 hatubwiye ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Ngewe kuva nabera sindabona umuntu mubi iyo umuntu yasetse ngo abe mubi. Umuntu wese yasetse aba ari mwiza, nubwo yaba afite mu isura abantu benshi batishimira cyane. Ndavuga dukurikije ibipimo by'ubwiza, ntabwo uwo muntu yasetse aba ari mwiza. Nubwo yaba ari umukene, yasetse aba ari mwiza. Umuntu wese yasetse aba ari mwiza. Umutima unezerewe uhinduka umutima. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Iyo umuntu asetse abantu bose bararuhuka, abantu bose barishima. Kandi umuntu nubwo yaba ari mwiza gute mu maso, ariko akaba adaseka, bashobora kumureba bakamukekamo ibindi, kubera umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Ariko iyo umutima ubabaye uzanira umuntu ukonda, umutima ubabaye uzanira umuntu kunanuka. Mvuze bike ku byo wanyuzemo. Birashoboka ko igihe wari ukeneye urukundo rwa papa utarubonye, birashoboka ko igihe wari ukeneye urukundo rwa mama utarubonye, byakuzaniye kugira umutima ubabaye. Birashoboka ko mu buzima ntiwari uzi kuzafungwa, hanyuma urafungwa, nabyo biba byakuzaniye umutima ubabaye. Birashoboka ko udukurikiye uri mu bugwayi, mu bitarahuri cyangwa se ku gisasiro c'ubugwayi mu rugo, mu gihe wari uzi ko ubuzima bukomeje, ugatungurwa n'indwara itunguranye, ukagwara ibintu utari uzi ko wagwara. Ibyo nabyo byakuzaniye umutima, byazaniye umutima konda, kunanuka, ugira ibyishimo bike. Birashoboka ko wabyaye abana uzi ko uzabaruhukiraho bakakubera byose, hanyuma abana ntibakubera abana beza, bizanira umutima wawe kubabara. Birashoboka ko wavutse mu rugo rurimo amakimbirane y'iwanyu yakuzaniye kugira umutima ubabaye. Rimwe na rimwe ufata ibyemezo bitari byiza, ugira umutima ubabaye. Birashoboka ko wagiye mu kazi uzi kuzabana neza n'abandi, hanyuma
uyobogwa wenda n'umuyobozi utari nawe ufite amateka y'ubuzima cyangwa se ibikomere, agusangiza ibyo ufite. Nta muntu utangisha atahawe. Iyo umuntu atahawe agaciro biramugora kugaha abandi. Iyo umuntu atahawe urukundo ntiyaruha abandi. Iyo umuntu atahawe ibyishimo biragora ko asangiza abandi ibyishimo. Umuntu wese atanga icyo afite. Iyo ugize ibyago ukayobogwa n'umuyobozi mu kazi utarahawe agaciro, agerageza kubakanda mwese agashaka indishyi z'akababaro. Rimwe na rimwe muba musa nkaho ashaka ko mumwubaha ku ngufu, kuko afite ikirarane mu buzima. Iyo umuntu yavukiye mu rugo rurimo ubukungu butifashe neza, rimwe na rimwe agerageza kujya ibye n'iby'abandi kugira ngo arebe ko yakuzuza icyo kirarane. Amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Pasteur Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza. Nk'uko mumenyereye muri aka kanya, nifuza ko dusenga hanyuma tukumva ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ubuntu duhaye bwo kuba imbere yawe, kandi uduhaye umugisha wo kumva ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo bane natwe, duhe ibihe byiza nk'uko wabiteguye. Ndasengeye ubwo bwenge bwacu kugira ngo bubashe kumva icyo ugiye kuvugana natwe, imitima yacu ihinduke ububiko bwiza kugira ngo ibi bizahinduke impamba y'iminsi izakurikiraho. Urakoze kubana natwe, urakoze kutwitaho, urakoze kuduha ibihe byiza, kandi dukumiriye kirogoya yose yatuma tutamenya icyo dushakaho. Ubuntu bwawe bane natwe mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubifuriza ikaze mwese mu kiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa n'agakiza.org. Nge mwumva ni Pasteur Desire. Nongeye kubashimira ko mudukurikiye muri benshi muri iki kiganiro. Nagira ngo dusome Imigani 17 umurongo wa 22. Haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza, ariko iyo umutima ubabaye uwo muntu aronda cyangwa arananuka. Iyo urebye ubuzima bw'abarokore, hano ndavuga cyane ku barokore, ubona ari bo bantu bagaragaza ibyishimo bike mu maso. Ngira ngo impamvu ni uko batamenye isoko y'ibyishimo. Mu mbuto z'umwuka harimo imbuto yitwa ibyishimo. Noneho ugatekereza ni gute umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana akaba azi ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko akaba agaragaza ibyishimo bike mu maso. Hano iyo numvuze nanone abantu bakijijwe cyangwa se abarokore cyangwa se abantu b'Imana, nzi ko badukurikiye benshi nka 90% bose bafite icyo bazi ku izina rya Yesu. Muri iki gihugu n'udafite, ngira ngo nta muntu ubaho adafite icyazi kuri Kristo. N'uwaba akora ibintu bibi bitandukanye, ibyo ari byo byose hari icyo yamenye kuri Kristo. Ntekereza ko dufite abantu bake yavuga ko ari bwo bwa mbere yumvise izina rya Yesu mu matwi. Ku isi hari abandi bantu benshi babayeho batyo, batigeze bumva izina rya Yesu habe na rimwe, batazi n'uko Yesu yaje mu isi. N'amamiliyari y'abantu badafite icyo bazi ku izina rya Yesu, basenga izindi mana, baramya ibindi bintu bitari Imana, bitari Yesu Kristo. Ariko muri iki gihugu abantu benshi bafite icyo bazi ku izina rya Yesu. Bamwe bavuka mu miryango y'Abakristo, abandi bitwa amazina y'Ubukristo, barabatijwe umubatizo urenze umwe. Abo bantu ubundi Kristo ni isoko y'ibyishimo. Kuba twaramwakiriye byakagombye kuduhindukira isoko y'ibyishimo. Ikibazo kihari ni iki? Ni gute umuntu aba afite icyazi kuri Kristo nk'isoko y'ibyishimo, ariko akaba afite ibyishimo bike? Nagira ngo mbabwire ko mu isi iyo umuntu ataboneye ibyishimo muri Kristo, abishakira ahandi, kandi mu bintu bihenda ku isi ibyishimo birahenda. Abantu banywa inzoga zihenze zirimo alcohol ku kigero kiri hejuru ngo arebe ko yabona ibyishimo, akavuga ati reka nywe inzoga nyinshi ndebe ko nabona ibyishimo. Abandi bantu cyangwa se ibihugu biteye imbere, mu migi yabo haba harimo utubyiniriro dushushe twinshi, ku buryo bw'uko hari abantu bashobora kujya mu kabyiniro kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru badasibye n'umunsi n'umwe. Utubyiniriro iyo tugwira nabwo abantu baba bashaka ibyishimo, bagatekereza ko kubyina kujya muri boîte buri gihe bishobora kumuzanira ibyishimo. Ariko sintekereza ko boîte ari akabyiniriro ari isoko y'ibyishimo. Abandi bantu kubera imibabaro bafite mu buzima bwabo, bagerageza gusambana, akagerageza guhora hinduranya abo bakora ibyaha, agatekereza ko gusambana bishobora kumubera ibyishimo, ariko nabyo ubwabyo bitera umubabaro. Ntabwo ari isoko y'ibyishimo gusambana.
abandi nabo bafite ubushobozi buri hejuru bagerageza gutemberera ku migabane itandukanye, bagatemberera mu mijyi itandukanye, bakajya kwicara ku mazi, bakajya mu mahoteli meza, nabwo bagatekereza ko ari isoko y'ibyishimo. Nabwo muri ibyo mvuze, mu mahoteli meza, ku mazi, kujyayo ni byiza iyo ufite ubushobozi, ariko nabwo si isoko y'ibyishimo. Iyo ushakira ibyishimo inyuma mu mubiri ariko umutima utaratunze Kristo ngo abanza kuruhura imbere mu mutima, ibyo wakora mu mubiri byose ntabwo bishobora kuba ibyishimo byuzuye. Yesu niwe soko y'ibyishimo, niwe byishimo byacu, niwe muntu ushobora gutera imfubyi n'abapfakazi kwishima ntacyo babonye, niwe ushobora guha abakene kwishima bigakunda, kuko bakiriye Kristo nk'isoko y'ibyishimo. Hari abandi bantu nabo akagerageza kugaragaza ko ari umunyacubahiro, mbese abandi bantu bose bagasa nk'abamwubaha ku ngufu kugira ngo arebe ko yabona ibyishimo, ariko ibyo bintu nabyo hari igihe bitazana ibyishimo bihagije. Hari n'abandi batekereza ko gutunga amafaranga menshi ari byo bishobora kuzana ibyishimo. Kuyagira ni byiza, ariko si isoko y'ibyishimo. Hari n'abandi bagerageza urugomo, akagerageza urugomo rutandukanye, akishima ari uko abandi bababaye, ariko ibyo nabyo ntabwo ari isoko y'ibyishimo. Ntabwo wabishakiramo ibyishimo ngo ubibone. Mu isi ikintu gihenda ni ibyishimo. Ibyishimo birahenda, bigurwa amafaranga menshi, abantu bagerageza kubitangaho ubushobozi bwose, akagerageza ngo azarebe ko yishima. Abateye imbere cyane kuruta abandi bategura vakanse, agakora umwaka wose avuga ati iyi minsi 30 mu mwaka nzajya gushaka ibyishimo, ariko nabwo sinzi ko atahabibonye mu by'ukuri. Ubushakashatsi bumwe nasomye, ntibuka neza uwabukoze, bwagaragaje ko mu bihugu bimwe by'i Burayi nk'Ubufaransa, abantu arico gihugu ca mbere kirimo abantu biyahura kuruta abandi. N'ibindi bihugu biteye imbere biba birimo abantu biyahura ku kigero kiri hejuru. Ugatekereza, ntiyabuze ibiryo, ntiyabuze uko yiga, ntiyabuze ikintu na kimwe, afite ibintu twakwita ko ari byiza. Murabizi ko abanyafrika benshi baba bashaka kujya i Burayi no mu yindi migabane iteye imbere, bagatekereza ko nanone ariho bazabona ibyishimo. Ariko nabwo sinzi niba ari ibyishimo nose kwa bari muri ibyo bihugu tuvuga ko biteye imbere, umubare w'abiyahura nawo buri hejuru, ibyishimo biri hehe? Kristo niwe soko y'ibyishimo. Impamvu abantu batagira ibyishimo niyo nashaka kuvuga. Abantu babura ibyishimo kubera imibabaro abantu banyuzemo. Nagira mbabwire ko ubuzima ni uruhurirane rw'imibabaro n'ibyishimo. Umubabaro ubusanzwe ntabwo wari uteganyijwe mu buzima bw'umuntu. Umubabaro wazanywe n'icyaha. Niyo mpamvu umubabaro ntufite umwanya mu bwenge bwacu, ntabwo ufite mu marangamutima yacu. Umubabaro ntufite mu mwanya. Iyi mibabaro abantu banyuramo nibazanira ibyishimo bike, nibazanira kubaho badafite ibyishimo byuzuye. Hanyuma kuko umubabaro wazanywe n'icyaha utari uteganyijwe mu marangamutima yacu, umubabaro ntufite mu mwanya. Mu bintu Imana yarateganyije, umubabaro ntiwari urimo, kuko Imana ni Imana y'ibyishimo. Birashoboka ko wavutse ukisanga uri imfubyi, nta papa nta mama, cyangwa se ufite umubyeyi umwe, ukarererwa mu miryango itandukanye, ukagenda uhinduranya ingo ubamo, bakajya bagufata uko bashatse. Ibyo bintu byakuzaniye ibyishimo bike, byakuzaniye amahoro make. Hari abantu benshi nzi baseka ari uko bibagiwe, yabyibuka nabwo akumva akoze ikosa, kuko nta kintu cigeze kimushimisha mu buzima. Uwo muntu kubaho nta yandi mahitamo aba afite. Mu by'ukuri aba afite ibyishimo bike. Hari igihe umuntu abaho muri ubwo buzima agafata n'ibyemezo biremereye, akavuga ati ngiye kuba umwana wo ku muhanda, sinitwara neza ngo ngire uwo nezeza. Uwo muntu akaba yarakuriye muri ubwo buzima. Hari n'abandi bagerageza kunywa inzoga nyinshi n'itabi kugira ngo arebe ko yakwinezeza, ariko nabyo ntibimuzanire ibyishimo kubera ikibazo c'ubupfubyi yahuye na. Mbabwire ko ibyo nabyo ntibyari biteganyijwe n'icyaha cabizanye. Imana irema Adamu na Eva ntabwo yigeze baremera umubabaro. Umubabaro wazanywe n'icyaha. Icyaha, kandi icyaha navuze kiba imbere mu mutima, nico gituma abantu baba imfubyi, baba abapfakazi, ingo zisenyuka n'ibindi
bitandukanye turi burebe. Kuba imfubyi, hari igihe umuntu avuga ati na kare sinitwara neza ngo ngire uwo nezeza, ukabona umukobwa yatangiye kwitwara uko abonye, cyangwa se umuhungu akitwara uko ubonye, bitewe n'ikibazo c'ubupfubyi. Iyo tumubonye anywa itabi, iyo tumubonye anywa urumogi, iyo tumubonye akora ibyaha bitandukanye, akenshi tumucira urubanza, ariko isoko avomamo iyo myitwarire ni ikibazo c'ubupfubyi. Twasomye ijambo rivuga ngo ibyishimo ni Bibiliya yatubwiye ngo ufite umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda cyangwa se kunanuka. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza, ariko iyo umutima ubabaye uzana kunanuka, uzana konda. Ntabwo ari ikibazo c'ubupfubyi gusa. Mutekereze umuntu yashatse umugabo, akamushaka azi ko uwo mupapa azahindukamwo umugabo, agahinduka abasaza be, agahinduka byose, akaba mu rugo rwiza, akishima, hanyuma agahita apfakara. Mu by'ukuri mutekereze amarangamutima y'uwo muntu ukuntu aba ameze. Rimwe na rimwe kugira ngo azishime mu buzima, gupfakara ni ikintu kirenze uko umuntu wese yagitekereza. Ni nko gutakaza 1/2 c'ubuzima, ni nko gutakaza urugingo rumwe mu zikomeye wari ufite. Uyu muntu kugira ngo abone ibyishimo, kiretse Imana isanze umutima we ikomora ibikomere yahuye nabyo, ikongera kumuha ibyishimo. Muri Kristo niho honyene umuntu ashobora kwishima bigakunda, kuko Imana ni se w'imfubyi, ni umugabo uhagarikira abapfakazi, abesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Hano nagira ngo twumve ko umutima unezerewe ari umuti mwiza, ariko umutima ubabaye utera umuntu kunanuka, utera umuntu konda. Gupfakara ni ikintu kiremereye mu by'ukuri, kizanira umutima konda, bizanira umutima kunanuka, bizana umubabaro urenze uko umuntu wese yawumva. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko abo bantu imfubyi, abapfakazi, iyo batatse Imana ibumva vuba, kuko niwe murengezi wabo wa bugufi. Tekereze umuntu yashatse agakora ubukwe nk'ubwo wakoze, bagakora ubukwe bwiza, imiryango iteranye, akazategereza umwana akabura. Uyu muntu afite umutima ubabaye mu by'ukuri, nta wundi wese yapfa kumwumva. Ariko na sosiyete nayo hari ukuntu itarakira abantu bameze batyo. Baravuga ngo, ubwo ndavuga uko abantu bavuga hanze, baravuga ngo ni umukire ariko ntafite umwana, afite icyubahiro ariko ntiyabyaye, azi ubwenge ariko nta kana. Ibyo bintu byose ni igikomere, bimuzanira gukomereka, kuko sosiyete ntimwakira, nawe ntiyiyumva muri sosiyete. Umutungo wose yaba afite, icyubahiro cyose yaba afite, ubwenge bwose yaba afite, ntabwo sosiyete imwakira. Uwo muntu mutekereza ko umutima we uba umeze ute? Ibi nabyo bizanira umutima konda, bizanira umutima aho ashobora nta muntu yamuvanguye, nta muntu yamuhaye akato, ariko umutima ukajya umubwira ngo hari icyo ubura, ntabwo wuzuye, ntabwo umuryango wawe wuzuye. Akenshi bizana konda gutandukanye. Bamwe baradeprima, abandi bagira imibabaro itandukanye, abandi nabo bariyanga, abandi nabo bananirwa gukora, abandi bizana ingaruka mbi nyinshi zitandukanye. Turi kwiga ijambo rivuga ngo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza, ariko umutima ubabaye uzanira umuntu konda, kunanuka. Niho ndababwira ko imibabaro ntabwo yari iteganyijwe mu buzima bwacu. Niyo mpamvu mu marangamutima yacu hatarimo umwanya w'umubabaro. Tekereze umuntu yabaye imfubyi, yabaye umupfakazi, yashatse akabura umwana, mu by'ukuri aba afite umutima ubabaye. Usibye Yesu yamwumva, usibye ko mu mutima wa Yesu aba afitemo umwanya, ariko ahandi hose ashobora kuhabura umwanya. Rimwe umuntu yigeze kutubwira ngo yari mu rusengero, wari umunsi mukuru, hari umunsi mukuru bajya bavuga ngo ni umunsi mukuru w'abapapa. Hanyuma umupaseri arahaguruka aravuga ngo abapapa bose bahaguruke tubaririmbire ku munsi mukuru wabo. Noneho waricara aravuga ati ariko umupapa ubwo no kuvuga ko ari umuntu yabyaye, ngewe narashatse sindabona umwana, kuki ngewe bamvangura? Kuki murumva ko no mu rusengero naho umuntu ashobora kuhahurira n'igikomere, akaza mu rusengero azi ko ari ahantu ho kuruhukira, nabwo akahakomerekera. Nagira ngo mbabwire ko abameze batyo, Yesu niwe soko y'ibyishimo, Yesu niwe ushobora kubumva, Yesu niwe ushobora kwakira amarangamutima yabo, Yesu niwe ushobora
kwakira imibabaro yabo, akabaha kwishima batarabyara, akabaha kwishima nta gisubizo gifatika barabona, ariko bakabaho bafite ibyishimo. Mutekereze umuntu yize agakoresha imbaraga nyinshi. Abenshi bavuka mu miryango, sintekereza ko abantu bose bavuka i Kigali. Hari igihe umuntu yaravutse mu muryango ubwo urimo ibibazo bitandukanye, akavuga ati reka nihate nige nzarebe ko umuryango wanjye nawo ukura mu bibazo. Mbese akaba ari we muntu abantu bose bategerejeho amaramuko. Noneho akaziga, agashaka akazi akakabura, umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mutekereze uwo muntu yari afite ibyiringiro byinshi, azi ko azarangiza kwiga akabona akazi, yarangiza agatera imbere, agateza n'umuryango w'imbere n'abandi bantu akabateza imbere, akazategereza akazi akakabura. Mutekereza ko umutima we umeze uyu muntu ashobora kugira ibyishimo bike mu buzima. Ariko Yesu ubeshaho abatagira shinge na rugero, Yesu ugaburira inyoni, afumbatura igifuza agahaza ukwifuza kw'ibiriho byose, ashobora kuguha kwishima kandi udafite akazi, ashobora kuguha amahoro kandi uri mu mahoro make, ashobora kuguha kuruhuka kandi uri mu mibabaro. Hano nagira mbabwire ko Yesu ari we soko y'ibyishimo. Uyu muntu nawe ashobora kuba afite umutima ubabaye mu by'ukuri. Mutekereze umuntu yagiye mu rusengero, akajya mu rusengero azi ko ari ahantu ho kuruhuka, hanyuma agahura n'ibikomere atewe n'abantu batandukanye bo mu rusengero. Mu rusengero nagira ngo mbibutse ko atari ihuriro ry'abatagatifu, ahubwo ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Hanyuma nyuma yo kubabarirwa, ibikomere byo birakomeza. Hari igihe umuntu aba yarakiriye Yesu, ariko Yesu ataramubohora ku mvune zo mu mutima. Mu by'ukuri agakiza kuzuye gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza ibikomere, kagakiza n'imivumo. Noneho hari igihe umuntu aba ataraha Yesu ibyo byose ngo Yesu amuhindukire isoko y'ibyishimo, amuhindukire kuruhuka kuzuye. Uwo muntu akaba mu rusengero, ariko mu by'ukuri ashobora gukomeretsa abandi. Abantu bose babanya akabavuyanga, agahora azana ibibazo bitandukanye, ntanyugwa, ibintu bimeze bibi. Uwo muntu nawe ashobora gukomeretsa abandi. Noneho umwanzuro abantu bafata, aravuga tumva kuva nkomerekeye mu rusengero, nzajya ninjira ntawe nsuhuje, nzajya nkora ibyo nagomba gukora, ntahandi hantu mfite ho kujya. Hariho n'abanzi inzu y'Imana, akabona urusengero nk'ahantu ari ahantu hatari heza kubera gukomerekera mu rusengero. Ariko nagira mbabwire ko Yesu ari we soko y'ibyishimo. Ntabwo urusengero, ntabwo pasiteri, ntabwo korari uririmbamo, ntabwo itsinda ry'abo mu bakorana umurimo w'Imana ari bo soko y'ibyishimo. Yesu niwe soko y'ibyishimo, niwe muntu ushobora kukuruhura ukabaho ufite kuruhuka kuzura. Imigani 17:22 hatubwiye ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Ngewe kuva nabera sindabona umuntu mubi iyo umuntu yasetse ngo abe mubi. Umuntu wese yasetse aba ari mwiza, nubwo yaba afite mu isura abantu benshi batishimira cyane. Ndavuga dukurikije ibipimo by'ubwiza, ntabwo uwo muntu yasetse aba ari mwiza. Nubwo yaba ari umukene, yasetse aba ari mwiza. Umuntu wese yasetse aba ari mwiza. Umutima unezerewe uhinduka umutima. Iyo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Iyo umuntu asetse abantu bose bararuhuka, abantu bose barishima. Kandi umuntu nubwo yaba ari mwiza gute mu maso, ariko akaba adaseka, bashobora kumureba bakamukekamo ibindi, kubera umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza. Ariko iyo umutima ubabaye uzanira umuntu ukonda, umutima ubabaye uzanira umuntu kunanuka. Mvuze bike ku byo wanyuzemo. Birashoboka ko igihe wari ukeneye urukundo rwa papa utarubonye, birashoboka ko igihe wari ukeneye urukundo rwa mama utarubonye, byakuzaniye kugira umutima ubabaye. Birashoboka ko mu buzima ntiwari uzi kuzafungwa, hanyuma urafungwa, nabyo biba byakuzaniye umutima ubabaye. Birashoboka ko udukurikiye uri mu bugwayi, mu bitarahuri cyangwa se ku gisasiro c'ubugwayi mu rugo, mu gihe wari uzi ko ubuzima bukomeje, ugatungurwa n'indwara itunguranye, ukagwara ibintu utari uzi ko wagwara. Ibyo nabyo byazaniye umutima
umutima konda kunanuka, ugira ibyishimo bike. Birashoboka ko wabyaye abana uzi ko uzabaruhukiraho bakakubera byose, hanyuma abana ntibakubera abana beza, bizanira umutima wawe kubabara. Birashoboka ko wavutse mu rugo rurimo amakimbirane y'iwanyu yakuzaniye kugira umutima ubabaye. Rimwe na rimwe ufata ibyemezo bitari byiza, ugira umutima ubabaye. Birashoboka ko wagiye mu kazi uzi kuzabana neza n'abandi, hanyuma uyobogwa wenda n'umuyobozi utari nawe ufite amateka y'ubuzima cyangwa se ibikomere, agusangiza ibyo ufite. Nta muntu utangisha atahawe. Iyo umuntu atahawe agaciro biramugora kugaha abandi. Iyo umuntu atahawe urukundo ntiyaruha abandi. Iyo umuntu atahawe ibyishimo biragora ko asangiza abandi ibyishimo. Umuntu wese atanga icyo afite. Iyo ugize ibyago ukayobogwa n'umuyobozi mu kazi utarahawe agaciro, agerageza kubakanda mwese agashaka indishyi z'akababaro. Rimwe na rimwe muba musa nkaho ashaka ko mumwubaha ku ngufu, kuko afite ikirarane mu buzima. Iyo umuntu yavukiye mu rugo rurimo ubukungu butifashe neza, rimwe na rimwe agerageza kujya ibye n'iby'abandi kugira ngo arebe ko yakuzuza icyo kirarane. Ibyo nabyo ni umutima ukomeretse. Iyo umuntu abana n'abantu bameze batyo, umutima we urakomereka. Birashoboka ko rimwe na rimwe wari uzi kuzabonera amahoro mu buzima urimo, ariko urayabura bitewe n'umutima ukomeretse. Wagerageje ibintu bitandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ko umutima unezerewe ari umuti mwiza, ariko umutima ubabaye uzanira umuntu ukonda, uzanira umuntu kunanuka. Nagira ngo mbabwire abadukurikiye ko Yesu niwe soko y'ibyishimo. Niwe wenyine yaguha ibyishimo byuzuye, niwe wenyine yaguha amahoro yuzuye, niwe wenyine yaguha kuruhuka byuzuye. Yesu niwe soko y'ibyishimo. Yigeze avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Yahamagaye abarushe, ababyemera ko barushe, ariko rimwe na rimwe n'umuco wacu ntutwemerera kuvugisha ukuri. Uzumva tuvuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ubwo bivuze ko umugabo atemewe kugaragaza amarangamutima ye. Umuntu aguhisha ko akwanga, ukamuhisha ko ubizi. Umurenzaho wera ibijumba, ifuru ishenjagira ishira. Mbese tukagerageza kugaragaza ko mu muco wacu tudakwiye kugaragaza abo turi bo. Rimwe abakera, ababayeho mu myaka ya kera, iyo mvuze kera ubwo ni kera nyine, bagerageza kwita amazina. Mbese umubabaro yagize agahita yita imbwa ye izina, cyangwa se abana be agahita abita izina rigaragaza umubabaro. Mbarimwo mbazi, nzababanaho, nziko banyanga, ibintu bimeze nka gutyo. Bambyariye he? Mbese akajya agerageza gufata izina ry'umubabaro yahuye nawo muri sosiyete cyangwa se mu rugo, agahita abyita umwana we. Niba yarashatse umugore ntibumvikane, umwana bazabyara agahita amwita izina rijyanye no kutumvikana. Muri iki gihe aya mazina nkayo ntabwo akibaho. Ngira ngo na leta y'ubumwe ntabwo yemera ko abantu bita amazina meza cyo. Mu by'ukuri abantu bagiye bita abandi bitewe n'ibikomere bagiye n'ingano y'ibikomere. Ariko utarabanza kwita undi muntu izina, utarabanza kugenura, ukwiye kubizanira Yesu. Yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange mbaruhure. Mu by'ukuri umuntu yubatse urugo rubi yakwemeza ko nta rugo rwiza rubaho. Umuntu yakuze adahabwa agaciro yakwemeza ko nta muntu ukunda undi mu buzima, nta muntu uha agaciro undi. Iyo umuntu yakuze nta byishimo, byamugora ko abisangiza abandi. Yesu niwe soko y'ibyishimo. Yesu niwe yaguha amahoro yuzuye. Yesu niwe yaguha kuruhuka kuzuye. Nakwizeza ko nabikwizeza, kandi ni ukuri kwa Bibiliya. Yesu niwe soko y'ibyishimo. No mu mbuto z'umwuka harimo imbuto y'ibyishimo. Iyo wakiriye Yesu uba wakiriye ibyishimo. Ntabwo nzibagirwa umunsi nakira Yesu umwami n'umukiza. Nari mfite umutima urushe, numvaga kubaho bidafite igisobanuro. Ariko umunsi nakiriye Yesu, umunsi bandambika ibiganza bakansengera, numvise ari nk'umuntu nyambuye igikoti kibi nari nambaye. Ndatangira ndaseka birakunda. Kubera iki? Nari nakiriye isoko y'ibyishimo, nari nakiriye amahoro yuzuye, nari nakiriye kuruhuka, nari nakiriye gukira kuzuye. Umubabaro utavuwe, umubabaro udahinduwe, umubabaro utahaye Yesu ugira ingaruka mbi nyinshi cyane. Nubona hari abantu benshi basinzira
ntibabone ibitotsi, akaba hadasinzira, cyangwa se ibitotsi bye bikajya bihindagurika, rimwe akaryama amasaha 2, ikindi gihe akaryama 1, ikindi gihe akaryama 5, ikindi gihe akaryama 3, mbese bigahora agora hari trouble mu bitotsi bye. Kubera umubabaro utaravuwe, umubabaro utazaniye Yesu, umubabaro Imana idafite ico yakozeho, ugaruka ari ikindi kintu. Ushobora kugaruka ari ukubura ibitotsi, ushobora kugaruka ari ukwigunga, umuntu akabaho yigunze, nta kintu kimunezeza, akagerageza iminezero yose bikanga, akajya abaho yigunze. Umubabaro utaravuwe ushobora kugaruka ari ukubura apeti, umuntu akajya agerageza akabura apeti yo kurya, cyangwa se akajya agira nyinshi, umuntu agafungura uburyo budasanzwe, kumbe arabiterwa n'umubabaro. Cyangwa nabwo bishobora kugaruka ari umutwe udakira. Ubundi umutwe ngira ngo kiba ari ikimenyetso cy'iyindi ndwara. Umubabaro utaravuwe ushobora kugaruka ari umutwe udakira. Umubabaro utaravuwe nagira mbabwire ko ushobora kugaruka ari igifu, umuntu akagwara igifu kidakira, bakagerageza imiti yose bikanga, bitewe nuko umubabaro we wari wadevelopye ikindi kintu. Bishobora kugaruka bishobora kugaruka ari ikindi kintu. Nigeze kumva umuntu umwe yaratwaye indege, hanyuma iyo ndege yarimwe abayobozi, hari mu gihugu kimwe, hanyuma indege imunanira kuyigeza hasi, yari yagize akabazo. Noneho uwo mupilote atekereza ukuntu agiye kwica abantu, tekereza ukuntu bagiye gupfa bose. Yari umupilote w'umujene ukiri muto. Ikintu cyatangaje abantu nuko mu minota 15 yamaze mu kirere yananiwe kugeza indege hasi. Yageze hasi umusatsi wose wabaye imvi. Abantu baratangara ukuntu umusatsi wose uhise uhinduka umweru. Murumva ko umubabaro w'iminota 15 wamuzaniye kugira imvi. Ibyo nabyo bishobora guterwa n'umubabaro. Hari igihe umuntu agira stress, uruhara rugahita ruza, akagira uruhara rudateganyijwe, rudatewe n'imyaka, rudatewe n'uko ari mu muryango wabo bagira uruhara, ahubwo byaratewe n'umubabaro utavuwe. Hari igihe insuline y'umuntu itangira kugira ibibazo, umuntu agatangira imihindagurikire y'umubiri ikagihindagurika, umuntu akagwara ingwara nyinshi zitari ziteganyijwe. Tumaze igihe twumva abantu benshi imitsi yo mu mutwe iturika cyangwa se ikifunga ikazamwa amabuye bitewe n'imibabaro umuntu yanyuzemo. Umubabaro umuntu yanyuzemo ushobora kugira ingaruka zikomeye. Noneho tekereza, iki gihugu canyuze mu mubabaro urenze. Abantu bahuye n'imibabaro itandukanye, abantu bagiye banyura mu bintu biteye ubwoba, bimwe utabona n'amagambo ubivugamo. Hari abantu benshi bapfuye barazuka. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yasize umubabaro urenze uko umuntu wese yawutekereza. Aho hantu hasi ku ndiba y'umutima, aho hantu hasi imbere mu marangamutima yawe, utinjijeyo Yesu kugira ngo agire ikintu akora, byakugora kuzabaho ufite ibyishimo. Kandi ikintu kibabaje, niba Imana idahinduye umutima wawe ngo iguhe ibyishimo byuzuye, bizakugora kubisangiza abana bawe, bizakugora kubisangiza abandi bantu. Nagira nkubwireho dukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza, umubabaro wose utavuwe, umubabaro wose Imana idafite ikozeho, uzagira ingaruka mbi mu gihe kizakurikiraho. Niyo mpamvu Yesu yemeye kwikorera imibabaro yacu, ariko umusaraba yaravuze ngo ibyo gucungura abantu byose ndabirangije, ushaka wese naza. Ikintu kibabaje ni kimwe, ntangira nigeze kuvuga ngo abakristo nibo abantu bagaragaza ibyishimo bike mu maso. Abantu bitwa abakristo kubera iki? Ntabwo bamenye ko bashobora kuba barazaniye Yesu ibyaha byabo, ntibamenya ko Yesu akiza n'imibabaro. Yesaya 61 havuga ko yaje kutuvura imvune zo mu mutima. Imana irabizi ko turi mu isi y'imibabaro, Imana irabizi ko turi mu isi irimo ibintu binejeje bike. Yesu asengera abigishwa yaravuze ngo mu isi muri n'umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Imana irabizi ko mu isi hari imibabaro. Asengera abigishwa yaravuze ngo singusabye ngo bakure mu isi, ariko bari mu isi ubarinde umubi. Mu isengesho rya Data wa twese harimo ijambo rivuga ngo ntuduhane mu bitwosha, ahubwo dukize umubi. Satani niwe soko y'umubabaro.
Satani niwe soko y'imibabaro yacu. Niyo mpamvu Imana Yesu yadusengeye kugira ngo dukire ibyo bibi, dukire iyo mibabaro, kuko Yesu niwe soko y'ibyishimo. Nagira nkubwire, ntabwo nakwizeza ko ibibazo bizashira mu isi, ntabwo sinatinyuka kukwizeza ibyo. Ubundi ibibazo bihindura uburyo biza, bishobora kuza uyu munsi muri envelope y'umukara, ejo bikaza mu y'icyatsi, ejo bikaza mu y'umweru, ejo bikaza mu y'umutuku. Kutabyara ni ikibazo, no kubyara benshi ni ikindi kibazo. Umubyeyi yabuze minervare akabura ibiryo by'abana, nabyo ni ikindi kibazo. Kutagira akazi ni ikibazo, no kugira kenshi nabyo hari igihe bitera ibindi bibazo. Kwangwa ni ikibazo, ariko no gukundwa cyane nabyo bishobora kuzana ikindi kibazo, bikakunanira kugira 6. Byose birasaba kubyinjizamwo Yesu akaba uwa mbere mu buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi uzaza, ndavuga kugaruka kwa Kristo Yesu, ngo uzatungura bamwe ngo basinze amaganya y'isi. Bageze mbese hari igihe umuntu asinda amaganya y'isi, bikagera igihe akamera nk'umusinzi kubera imibabaro. Yabuze umuti yagwaye, yabuze ubwishu bw'inzu, yabuze ibiryo, yamaze igihe ashomereye, yarashatse abura umwana, yabaye imfubyi, urugo ntirwamuhiriye, umuryango ntumukunda, mu itorero afite ibibazo. Umubabaro wose utavuwe uza ari ikindi kintu, mu by'ukuri birababaza. Nagira ngo mbabwire ko umutima unezerewe, umunezero uhinduka umuti. Mu by'ukuri uyu munezero iyo umuntu awakiriye ushobora guhinduka umuti mwiza. Hano bivuze iyo wakiriye Kristo uba wakiriye isoko y'ibyishimo, hanyuma ibyo byishimo birakura bikava imbere mu mutima, bikaza mu marangamutima yawe, bikagera n'inyuma. Hari igihe abantu bagira uburyarya, hari igihe aseka atasetse, ukagira ngo yasetse, kumbe ntabwo yigeze aseka. Ariko hari igihe umuntu aseka bivuye imbere, ukabona bihindutse umuti mwiza. Nababwiye ngo nta muntu mubi yasetse, umuntu wese iyo yasetse aba ari mwiza. Noneho hano nagira ngo mbabwire ko iyo umuntu yakiriye ibyishimo imbere mu mutima, birakura bigaca mu marangamutima, bigakiza ibikomere yahuye nabyo, byagera inyuma bigahinduka umuti mwiza. Nushaka ibyishimo by'inyuma, ugashaka kubyina, ugashaka ukajya mu nzoga, ukajya mu busambanyi, ukanywa urumogi, ukagerageza gushakira ibyishimo ahandi hatari kuri Kristo, ntabwo uzagera ku byishimo byuzuye. Yesu niwe soko y'ibyishimo. Nagira ngo muri iri jambo twasomye mu Migani 17:22 havuga ngo umutima unezerewe uhinduka umuti mwiza, ariko umutima ubabaye uzanira umuntu ukonda kunanuka. Nagira mbabwire ko mu by'ukuri Yesu niwe soko y'ibyishimo. Uramutse umugize uwa mbere mu buzima bwawe, uzaba wakiriye isoko y'ibyishimo, uzaba wakiriye amahoro yuzuye, uzaba wakiriye kugirirwa neza n'Imana. Yesu niwe wenyine, niwe soko y'ibyishimo. Nagira ngo nkurangire Kristo niwe soko y'ibyishimo. Umugabo ashobora kugerageza, ariko afashijwe na Kristo yakubera ibyishimo. Ababyeyi kubagira ni byiza, kugira abavandimwe ni byiza, kugira inshuti ni byiza, ariko Yesu niwe soko y'ibyishimo byuzuye. Hanyuma ashobora kubinyuza mu wundi muntu akagufasha kuruhuka, ariko Yesu niwe soko, niwe rufatiro ruzima wakubakiraho ugategereza kuzagira ibyishimo byuzuye. Hari umuntu umwe yitwa Yabesi yavukanye umubabaro, nyina yamubyaranye agahinda, hanyuma bamwita agahinda. Mu by'ukuri yari yarababaye, ariko yaje kumenya ko Imana ariyo soko y'ibyishimo. Arangije ngo ajya gusenga, asaba Imana ibintu 4. Yaravuze ngo icyamukama umugisha, ukagura imbago zanjye, ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Bibiliya iravuga ngo Imana imuha ibyo yayisabye byose. Imana yamuhaye ibyo yayisabye byose. Yabesi yagize ubwenge mu by'ukuri, yamenye ko Imana ariyo soko y'ibyishimo. Amenya ko nubwo yavukanye agahinda, akavukana umubabaro, akavukira mu bintu bigoye, ariko Imana ishobora kumuha umugisha. Nagira ngo umugisha ngiye kugusabira nuko Imana yazana ibyishimo mu mutima wawe. Umugisha ngiye kugusabira no kugira ngo ugire ibyishimo by'imbere mu mutima, hanyuma bihindure mu marangamutima yawe, bigere inyuma bihinduka umuti mwiza. Bizakongera imyaka yo kurama, bizatuma ubaho unezerewe. Iminsi yawe uzamara ntabwo izaba ari iminsi y'umunyamubabaro,
ahubwo uzabaho wishimye kuko Kristo ari we soko y'ibyishimo byawe. Yabesi yavuze ngo icampuka mu mugisha. Iyo tuvuze abantu bagize umugisha tuba turebeye ku mazu, ku mamodoka, ku kazi, ku mushahara hembwa. Ibyo bintu ni byiza pe, ariko mu by'ukuri ntabwo bishobora guhinduka isoko y'ibyishimo. Yesu niwe wenyine yahinduka isoko y'ibyishimo byawe, ukagira ibyishimo byuzuye, ukabaho ubuzima burimo ibyishimo byuzuye. Yesu niwe soko y'ibyishimo byawe. Hanyuma yasabye ikindi cya kabiri, aravuga ngo icamukagura imbago zanjye. Mu by'ukuri iyo umuntu yagutse agatera intambwe, akagira amafaranga, akabona bya bindi byose twifuza, ariko umutima wubitse umubabaro, umutima we utaragize ibyishimo, uyu muntu bizamugora ko agira icyo amarira abandi. Niyo mpamvu ubona abantu bajya bonyene, akambara wenyene, akaba afite ibirenze iby'umuntu yakwifuza. Rimwe na rimwe n'iby'imfubyi ukumva abantu babiriye, ukibaza kubera iki umuntu ashobora gutinyuka kujya iby'imfubyi akajya iby'abapfakazi, kubera ko umutima we ntunyuzwe, yumva uwabimuha byose yenda byamuzanira ibyishimo. Ndagira ngo nkubwize ukuri, n'uwaguha iby'isi byose akabikwandikaho ntabwo byatuma ugira ibyishimo byuzuye. Hari abantu benshi badasinzira bafite ibirenze ibyo wakwifuza. Yesu niwe soko y'ibyishimo. Hanyuma Imana izakwagura, izakurinda ibyago ntibizakubabaza. Ntabwo mvuze ko ibibazo bizashira mu isi, ahubwo iyo wakiriye Yesu nk'isoko y'ibyishimo, iyo bije ntabwo bibona aho bifata, kuko umutima wawe ubunezerewe. Nifuza gusengana n'umuntu ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, cyangwa nabwo amaze iminsi yumva afite ibyishimo bike, yifuza ko Yesu amubera isoko y'ibyishimo. Abayeho mu bukristo afite ibyishimo bike, akaba ashaka ko Yesu amuhindukira isoko y'ibyishimo. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ku muntu wese ukwakiriye nk'umwami n'umukiza. Ndasenze ngo mwandike mu gitabo cy'ubugingo, mukure mu gitabo cyo kurimbuka, kandi aka kanya ashakira ijambo ryawe agira amahoro y'umutima. Ndasenze mwami, ndabizi ko abantu bagerageje gushaka ibyishimo mu nzira mbi zitandukanye, ariko ni we soko y'ibyishimo. Reka uruhura imitima irushaka kanya, kandi abakumenye ariko bakaba bananijwe n'imibabaro itandukanye, ubahe ibyishimo mwami, babashe kwishima no mu mibabaro yabo, kugeza igihe uzayikuriraho bazabe bakigiriwe neza n'Imana. Hari abadukurikiye bari muri gereza, hari abadukurikiye bari mu bitaro, hari abadukurikiye bashobewe, hari abadukurikiye bagutegerejeho ijambo rya nyuma. Buri wese umugire neza nk'uko akwiringiye, imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye. Urakoze Yesu, urakoze ko ubuntu bwawe bubana n'abagukunda, urakoze ko uzakora ibiruta cyane ibyo dusaba. Urakoze mwami Yesu Kristo ko umuntu udukurikiye yaragiye kwiyahura, ahubwo umuhe ubuzima, umuhe kugirirwa neza n'Imana. Umuntu yumva nta cyerekezo cy'ubuzima, akumva kubaho bidafite igisobanuro, reka umuhe igisobanuro cy'ubuzima, umuhe igisobanuro cyo kubaho, agirirwe neza n'Imana. Mwami Yesu Kristo, abari mu byaha bitandukanye ubahe kubohoka no kurindishwa imbaraga zikomeye. Mwami, bahinduka abakozi mu bwami bwawe. Abagira ibikomere ahantu hatandukanye, ndasenze kugira ngo ubahe kumenya ko ari wowe womora imitima, ukabaha kugirirwa neza n'Imana. Urakoze kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba waradukurikiye udafite itorero usengeramo, ushaka itorero rya gikristo rishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, buzura umwuka wera, bazagufasha mu nzira, bazakumenyesha n'ibikurikiraho. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pastor Desire mu kiganiro ubutumwa bukiza. Niba ushaka gusengerwa by'umwihariko cyangwa se kugisha inama ku bibazo bitandukanye, cyangwa se ukeneye isanamitima, waduhamagara kuri telefone igendanwa, ni nayo dukoresha kuri WhatsApp 0788 42 29 84 0788 42 29 84. Iyi nimero ushobora kuyiduhamagaraho, ni nayo dukoresha. Hanyuma wadusanga no ku gakiza.org, cyangwa se kuri page ya Facebook nayo yitwa gakiza.org. Kuri YouTube haba hariho inyigisho zitandukanye, nabwo wadusanga ku gakiza.org. Social media zacu nizo. Hanyuma
mu gakiza turi umuryango wa gikristo, ntabwo turi idini, nta nubwo turi itorero rimwe, ahubwo duhurirwaho n'abantu bava mu matorero atandukanye, hanyuma tugahuzwa no gukora umurimo w'Imana. Dutegura ibiterane n'amahugurwa atandukanye, yaba abubatsi ingo, baba abadamu ku giti cyabo, baba abagabo, baba urubyiruko. Dukora amahugurwa atandukanye, abikorera dukora amahugurwa atandukanye.